singiye kubeshya birankubetse nkumva nkitekerezaho umwanya nkumva ndiye ntabase koko ndi ikecuru kikiraya ese koko rero muzehe nta kuntu yamfuhira kuko akazi dukora ni kamwe none ugasanga abahungu akanyandikira nko kuri WhatsApp akambwira ati sheri aturaho sheri ni sheri se tuziranye hehe ati se ati nanjye ariko nakubera sheri nakubera umupfubuzi mwiza mana yanjye yumva uduswe tugusaba ko tugupfubura mu buzima busanzwe utari muri filime birambabaza cyane nkumva nkavuga se ibintu nyine bintesha agaciro ese bituma abantu banyubahuka kuri uru rwego. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park, ndi kumwe n'abantu mfana ndetse cyane cyane mu mafilime atandukanye mwagiye mukunda. Uyu mupapa mwibuka by'umwihariko muri filime yitwa Rwasa, ari umuhirwe ariko ari umuhirwe mu kontu. Uyu mumama rero sasa rero aratwika, ari imanukira agatwika agasiga hose akongotse. N'umugabo n'umugore tubaha ikaze. Abantu baza gutungurwa kwabona muri kumwe. Basanzwe babimenyereye kubera ko inshuro nyinshi muri filime dukina henshi tuba turi kumwe. Yego, kimwe mu bintu nshaka kubanza kubaza, reka mpere ku mugore. Bavuga ngo umugore mbere na mbere. Siko bimeze muze. Niko bimeze. Mu mazu tukoze amafilime atandukanye by'umwihariko abantu gukunda muri bamenya cyane uri Sugar Mami. Hari n'izindi filime wagaragayemo uri Sugar Mami. Yego. Ni gute uba Sugar Mami kandi ufite umugabo ngaho? Rero kuba Sugar Mami bafite impamvu kubera kujya gufata icyemezo cyo kugira ngo ube Sugar Mami. Hari impamvu nyinshi, harimo iyo kutanyurwa mu buriri. Niba muzehe yinaniriwe akaba ashaje, urumva nyine ngomba kujya gushaka umwana ushoboye. Muze ibyo bivuga wiki. Umugore wanjye ariho arantera urubwa rwose, ibyo ndabishoboye 100%. Aburiya abasaza nubwo abashoboye afite na experience ariko nyine abegereye mu zabukuru. Kandi umugore ungana nanjye amaraso burya niho aba atangiye gukura, atangiye no gukunda imibonano mpuzabitsina cyane. Urumva rero muzehe niba yikora agaturu kamwe ngomba kujya gushaka umwana ukora amaturu 8 ibintu bikagenda neza. Cyane ko muzehe aba yarashoye n'amafaranga afite ayo ntagaguza binyoroheye. Ndetse mu mazuzo mbwiza ukuri, ibi bintu ukina mu by'ukuri ntabwo bigusenyera. Biriya bintu rero cyangwa ntibigusenyera? Jewe ntabwo binsenya kubera ko ni akazi nk'utundi twose, kandi mu buzima busanzwe biriya ni sinema, biriya bintu kubikora ni igitabo, ni script producer aba yaguhaye, director niko aba yakuyobeye ngo ukine. Kandi kubera ko ari ibintu nagize akazi kantunze nk'umukinnyi rero wabigize umwuga, sinjya mpita morore senese bampaye. Ntabwo se urabona nakinye ndi umusazi. Nahabo rero umva ibintu byose nagize Imana asanga afite iyo mpano, uvuga ngo sene zose bampaye ndazifitingamo neza ku buryo abantu babona ko ibyo bintu ari byo byanyaye. Rero muzehe nta kuntu yamfuhira kuko akazi dukora ni kamwe. Nawe yajya arya utwana ahubwo ibibazo ashiduka yakireza yaciye uduherena ugenda. Rero amascript abatandukanye nuko filime zacu zo mu Rwanda. Ndetse ikintu ushaka kwibaza mu by'ukuri, iyo utanyuzwe kwenda ufite umugabo uri busy ukuze iki, ni ngombwa kujya muri tuya dusa. Ugomba kwiyeranja, umubiri uraryanagira. Ugomba kwiyeranja kugira ngo bigende neza, ntabwo wapfiramo, ahubwo kibi ni ukugira ngo abimenye. Ubikora muri silence kwaje ntabimenye, burya kibi ni ukubimwereka. Ukabikora ariko ukanabimuhisha, ukamukunda kandi ukanamukundwa akazi kamwe kiri wanjye nyine utamusuzuguye se yabibwirwa n'iki? Hanze yamenye. Nese muramutse mubyumvikanyeho ukavuga uti sasa rero reka nigiye mu dusore nakabuti nigire mu dukumi twasenyera twamutwara burundu kubera ko abafite ibifaranga agenda dushoramo. Kandi jewe ntabwo mba njyanywe n'amafaranga, ahubwo nge mba njyanywe n'irari, kuko jewe ndanamuhombye kuko ndasheta.
ariko se mama zuko abagore muri kunda shaho nyine ubuse urabona bamuntwaye burundu kandi ari shirange twisazaniye we yagenda burundu akaba arabinyeretse Abagore kandi muri njye kunda. mbikora bucece mbwira muzehe Nkota Eugene iyo wumvise ibintu nk'ibi ngibi nawe ujya mu dukobwa ugatereta udukobwa wifata gute mbega ubundi rimwe na rimwe habwo utaha unananiwe wakoze akazi kenshi ufite ibibazo mu mutwe ibibazo hirya no hino iyo mirimo rero burya kugira ngo uyigemo no kubanza kwitegura ugasanga mu mutwe ari hazima nta bibazo ufite nayo harimo ibibazo byose biba byapfuye wenda ikindi kintu cyo navugira kuri muzehe uza stress no kwinanirirwa n'iki we ntabwo turiya dukobwa ajyamo ni uduhenda abana aba icyo bita uduhenda abana nta by'imbaraga nyinshi bimusaba ni ukugenda bakaza bakamushima bakamukora mu mutwe bakamukora mu mwemwe bakamumasura ubundi agasheta inoti muzora byemera ibyo bintu urumva naho njyewe ku mumama ho biratandukanye ku mama kugira ngo ngende nakubwiye ni irari ry'umubiri ni ukumva nshaka kwishimisha cyane kandi turiya dusore tukibyiruka ko wadafite irari ry'umubiri reka da we babananiwe no mu rugo biba byaramunaniye se urumva mu bana bato kudatekereza ko aba yagiye hanze oya nyine ikintu kimangakisha cyo kujya hanze kwe asesagura cyane kandi n'utwana dutoya abantu b'abapapa nk'aba bakuze baba bafite amafaranga turiya twana rero niyo baba bashaka ntabwo bari abana bashaka feelings z'ibyishimo by'umubiri bari bashaka umutungo rero bari abana nabo bafite abandi basore b'urubyiruko rwabo bangana binezerezaho reka tujye mu buzima busanzwe mu busanzwe ukuntu ndi kubabona nta muntu ukeka ko muri umugabo n'umugore mva ibintu byarasakuje hanze aha byabaye saga ubundi turanakundana urumva tumaze igihe kinini cyane dukinana tumaze igihe kinini cyane dukina kandi akenshi badukasitinga nk'umugore n'umugabo hamwe tuba twishimye ahandi tuba dushwana ahandi tuba turi abakinnyi aha nawe yakinnye ari umusenateri nanjye ndi umugore urumva mukasenateri ukuntu mba ngenda ndimereye ndi nyina wa Biriko urumva nyine nabaga ndi mu rundi rwego muri filime yitwa Ikiguzi cy'amaraso rero inshuro nyinshi turikinanira turahuza ni umuhanga ni umukinnyi w'umuhanga gukinana nawe ni umunyenga ibintu biba ari reality ntabwo wavanga ibintu ngo ni filime ibintu ubona twabigize ubuzima busanzwe rero abaproducer batubonye bakabona ko tugendanye bakunda kudukastinga abantu rero mu buzima busanzwe bazi ko turi umugore n'umugabo babigize ibintu bya nyabyo ko ni umuntu umukinnyi imwe ebyiri eshatu mukagera ku 10 kenshi tukaba turi kumwe rimwe na rimwe ajya mpostinga nanjye njya mupostinga ugasanga ni ibintu abantu babigize ibintu bya nyabyo nese muzee niba nk'ukuntu ijya gufataga akagukorakora mu gituza ane ngamukoraho ubundi uyu aba ari umwanya akabizi kutagafasha ariko nakakiriye afite ubwoba none se mbwira ntabwo akabizi ni ngombwa cyane ubundi abantu bangana natwe muzamukuru uretse ibyo bintu by'ibitabo baba banditse byo gucana inyuma ariko ubundi abantu bangana gutya baba basigaye bakundana nk'abantu bagifiansa iyo mugize amahirwe mukabana mukagera muri iyi myaka mwaratangiranye mukiri batoya mugasazana umwe aba ari shushu be undi aba ari mama undi ari papa mwikundaniye nta na shitani biri mu rugo rwanyu ibya shitani biba byarashize mu myaka 3 5 mugeze muri hahandi nyine umwe aba ari papa wundi ari mama wundi mwibaniye neza mwipapa na mwimama ari ikintu cy'amatsiko mfite urana nk'ukuntu yagufataga mwisanzuyeho cyane ntabwo nk'umugore wafuha amaze kubimenyera kubera ko filime ni filime nyine hari n'akandi kantu twigeze gufata muri filime y'ubushize iriya My Sister tugendana duhagararanye bashyiraho n'akaririmbo karirimba ibyo turiho dukoraho ngaho usanga yabyakiriye normal hari ibyo abantu babibereye muri filime bakundana ariko nta kindi kiri nta hantu yigeze gufuha na rimwe oya ntabwo ajya afuha cyane ariko nyine ntibyabura ariko rero ngomba kubimwumvisha ko biriya ntabwo ari bwa mbere se byemeze bite yarabyakiraga ubundi mbere ntabwo yabyaye yabonaga ko
atari byo. Ariko kubera ko ngenda mbimwereka n'abana babigenda babimwereka bakamubwira bati dore uko bimeze, dore filimi iyi niyo yabonye amafilime yo hanze akayagereranya na bya bintu usanga arabyemerwa bisanzwe. Kandi ikintu cyangombwa burya ni confiance. Njye nkina filime bwa mbere, iyo story nabahaye ya filime nakinnye bwa mbere yitwa Intamenya. Iriya filime nyikina abana banjye barayanze. Barayanze barango mama bira bintu wakinnye ni bibi. Ntabwo rero mwabana mwe mubyemere cyangwa mubikunda kandi ko kazi nabonye murabizi ko tuzi twabuze tugomba kwihimbira utuzi. Rero niba nihimbiye umurimo cyane cyane murabizi ko ntabanga ntimuri abana banjye hariho najugunye. Kuki se mwabigegeraje umutima mukumva ko nabataye. Oya mama bira bintu birababaje birababaje. Nizese ni banze hari sene nakinnye urumva nataye abana bafite amezi 6 b'impanga. Baratandukana umwe akura hari undi akurira hariya. Kera umwana umwe agize imyaka 18 aza gukora akazi ko mu rugo wanjye. None ngajya muzutaguza ndamwanga mabuja mubi. None umugabo wanjye bakamukunda cyane yamuzanira ibintu nkabifata nkabitwika. Mbese ndi umugome cyane ku buryo bigaragara. Akanampondagura nkakomereka bakamfuka abana kabangore ukuntu baba bamukondagura. Mbese bakagira ngo nibyo byanyabyo. Nge ahubwo gukina uri nka shugamami. Nibyo bintu navuga ngo ukina cyane uri umugome urushugamami. Reka mbanze mpere kuri shugamami. Nta bantu bagiye babyitiranya, ni nk'urugero ruhe navuga ngo rwakoje. Abantu bagiye babyitiranya. Ndumva hari ikintu duherutse gukorana ngo ha nimero zanjye, kiraho nimero zanjye za telefone. Rero iriya nimero yaranshingiye iranshingira impamagabo impa n'imigereka. Abantu bakajya telefone cyane noneho bakaraba imwe nyina muri filime bakantereta bazi ko ari amafaranga mpakanimba cyangwa bajado na hari abahungu njye nyina ndi shugamami wabo muri filime bakagira ngo nibyo. None ugasanga abahungu akanyandikira nko kuri WhatsApp akambwira ati sheri aturaho sheri ni sheri se tuziranye hehe ati se ati nanjye ariko nakubera sheri nakubera umupfubuzi mwiza mana yanjye. None ikindi hari abamama twahuye mu muhanda tukiri ku icyo ngicyo yumva uduswe tugusaba ko tugupfubura mu buzima busanzwe utari muri filime. Birambabaza cyane nkumva nkavuga se ibintu nyina binesha agaciro ese bituma abantu banyubahuka kuri uru rwego. Ariko nongera nkigarura icyizere kubera ko ibyo nyina ntabwo ari komeza. Rero hari abamama duherutse guhura twahuriye hari mu mujyi baravuga ngo niwe ngo ntago ari ngo ndibo niwe ngo ndurase ngo niwe baraza barangira ngo mama ngo uraho neza ngo mama ngo kucyuri umugome sende nagize ngo turatwara tuduhungurimo kwanduza sida koko utungana nk'abana zaye ko wa mubyeyi we bira bintu mbese usanga abantu bare bigize ibintu byanya byigeze umutima cyane ndakanda ndavuga mama ntoya ntago ndwaye sida. Iriya ni imikino turimo turigisha uru rubyiruko rwishora mu busambanyi rukurikiye amafaranga rukananirwa gukura amaboko ngo rukore ugasanga rushinga bashugamami barwaye bafite amafaranga bakeneye amaraso mashyashya. Biriya nibyo mba ndimo kwigisha ntabwo ari ubuzima bwanjye. Na kekano wenda utajya wibagirwa umufana wodi w'umugabo yagukore kumva araringereye. Ngiye bundi ngaragara nk'umuntu ufite igitsure ntabwo umuntu wese apfa kumenyera uko yiboneye kuko niyo mbwiye bidahuye ukambwira ubusa ngo usubize ubundi uretse kuba wanyandikira nabwo nkagusubiza uko mbajije akubwira nabi bitewe n'ibyo uje uvuga. Rero kugira ngo umuntu atinyuke abe yankora kwibereye cyangwa abe yankoraho cyangwa aze ngo nsome tutamenyeranye ntabwo yabitinyuka. Mba niyubashye ndi umumama abantu babona ko ndi n'umuntu ukomeye mbese wo ku rundi rwego. Kandi nanjye ndiyubaha mu by'ukuri bitewe n'ibintu nkina ngerageza kwitwara neza kugira ngo mbitandukanye. Ntabwo nasohokana n'akantu k'agasore gatoya bavuga bati do aratangiye mu buzima busanzwe usohokana n'abameze gute? Mu buzima busanzwe uretse muzeheshe waje n'ubu ushaka kunjyana hano akanyigurira agafanta tukicara n'abakabona ari couple nziza nta n'uwabyegereza umutima. Mwasohokana mu buzima busanzwe mukajya gusangira nk'agafanta mwabikoze nk'ibisanzwe. Twashaka kumbwira ati sheri ni karame urishye nende mu rugo bona nishe umuzungu se nta kuntu waza kugaguriya akazi nisuriye ati ndaje kagenda tukatsa kamujeti tukisangirira bisanzwe. Rega muri sinema tuba twarabaye umuryango turi abantu b'inshuti burya ibintu bigoranye ni ukumenyana.
gusa hari abantu babyegereza umutima bakumva ko ibintu dukora inyuma muri sinema n'inyuma ya kamera dukomeza ntabwo ari byo ariko ntabwo bibuza abantu kuba warungutse indi nshuti umujyanama umuntu nk'uyu mukuru ushaka kugira ikibazo ukagenda ukamubwira uti rero bimeze gutya ngira inama kandi uva ntimwaganira umugisha iyo nama muticaye ahantu musangira muze hari umufana wigeze kugutungura by'umwihariko nk'umukinnyi wa filime arakubonye atangiye gukora ibintu biri bizarre imbere yawe niki utajya wibagirwa cyangwa ni uwuhe mufana utajya wibagirwa umufana wawe utajya wibagirwa nyine wakubonye ukabona koko aratunguwe agakora ibintu bidasanzwe nakubwiye ko hari uyu mudamu naje mu bukwe hano yego muri Sande Park hano yarantunguye aza yukamubera mbura uko mbyifatamo nanjye ndamuhobera bya kigabo ariko menya ko ari ibintu bya filime arangije afata akaboko ajya kunyereka umugabo ati nguyu namubonye ati dufotorere n'abana umugabo yanga kudufotora umugabo arafuha aranga pe umugabo aranga ndamubwira madame ntibyihorere madame aragenda azana umugore mugenzi we baradufotora ati ndabwira abana ko nakubonye ati nibura mbere ikifotora urwo rugo ntirwasenyutse muzehe icyakurikiyeho sinzi ariko burya niba umugabo yarabonye iyo foto burya abadamu bafite imbaraga zikomeye imbere y'abagabo ashobora kugenda akayimwereka ati wanze kudufotora ariko none bafotoye kandi nyeretse abana kandi icyo hagati aho nta kintu ushobora kuvuga nta nubwo wakorekana ko wafuhira umuntu uri hano abandi bari batanazi iyo ubona abantu bagukunda barimo n'igitsina gore gutyo cyane akazi kagohora kumva yabigize ibintu bidasanzwe wifata gute yewe bifata ke normal ni umufana wanjye hari n'umbwira araza akambwira ati ndagukunda ni byiza cyane urakoze nanjye ndagukunda ati ndi umufana wawe buri gihe akaba nubwo afata nimero yanjye ya telefone nkumva aranshuhuje cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp uraho maze utemuze ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mbifata ko nibisanzwe nawe gukina filime ni ibintu byiza agiye n'amaje no kandi biruhura mu mutwe ni ibintu biruhura mu mutwe cyane ukurikije nk'imyaka afite cyangwa se ngewe mfite kubera ko duhora mu bintu byo kwishima nk'ubu ngubu ndakubwiza ukuri iyo ndi hagati y'abasore nanjye mba umusore muto cyane ibiganiro ni iby'abasore nagira mu bantu bakuru nkaganira iby'abakuru nk'iyo ugiye nk'ahantu wamugana mu bantu biyubashye b'inshuti zawe ujya mu munsi mukuru mu bukwe ba bantu biyubashye b'inshuti zawe bareba n'ibintu kimwe wabaye shuga dadi simbizi wakinnye uri umugome bagufata gute iyo ndi kumwe nabo bamfata nk'umuntu mukuru nyine ariko kubera ko ibyo rimwe na rimwe ahubwo hari n'ubwo njya gusaba mu bukwe nkajya gusaba bambona mpagaze bakishima bati nguriya nguyu araje nguriya noneho nkatangira ijambo rya mbere nizeye ko mutanye mu mugeni bagatangira bagaseka rero ubwo ngubwo nkaba nabacishije ariko ugasanga n'ibyo bakabigira urwenya nyine wumva umeze gute iyo ubona abantu nyine bakwishimiye muri ubwo buryo mbere nibwo byantunguraga ariko maze kubimenyera umuntu araza akambwira nkamwumva nkasanga ke n'umufana wanjye kandi nanjye biranshimisha kubona umuntu ambwira ati ndagukunda ntanzi ariko kumva ko ambwiye ngo arankunda nanjye nkumvamo ahubwo yani ndagukunda rwose nta kibazo mama Zuzu byanze bikunze nawe filime yaguhinduriye ubuzima mu buryo bwose bushoboka cyane mu buryo bw'amarangamutima n'ibyo muze amaze kutubwira wowe mu buryo bw'amarangamutima uratubwira uburyo yaguhinduriye ubuzima mu buryo buri positif n'uburyo buri negatif byanze bikunze bino bintu byo kumenyekana hari rimwe na rimwe ibyo byica yego byo rero filime kuva igihe cyose nayikeneye mbona ko hari intambwe mvaho nkajya ku yindi mva kuri esikariye imwe ngenda nura njya ku yindi icyo ni ikintu cyiza sinategereje kubera ko ni akazi ndahembwa tugahaha tukarya nkambara neza nk'uko umeze urabona ko ndi simati ubundi ikindi kintu filime cyiza yangejejeho ni ukumenyana n'abantu bamwe na bamwe bakomeye ukinjira ahantu bagahita
bakwakirana yombi bati niwe sha wadushuhuje ndetse ukabona muri banke ku mirenge ahantu henshi kuri polisi ugasanga ahantu hose barakuzi kandi barakwishimiye serivisi zikoroha niba ugiye nko ku karere ukabona serivisi ziroroshye izo mu butaka ziroroshye mbese ahantu hose kwa muganga ahantu ugeze ukabona barakuzi noneho ukabona barakwishimiye bati mudihe amasomo mbese ukabona ibyo ni ibintu byagiye binyubaka cyane bituma n'ibintu ndetse ntazabivamo n'uyu mugabo cyangwa se n'undi n'uwashaka akambwira ati tubishe akambwira ati ariko urabanza ube sinema wireke nabwo ni wenda kuretse ndakuretse ariko sinema sinzayireka filime sinzayireka kubera ko urumva irimo amafaranga sibyo ntabwo nsa nk'umushomeri kandi nkora ibiraka sinakazi kaba karaba noneho ikintu kugira ngo wurire indege Rwandair yego bakwishyuriye itike ntacyo wikozeho ugenda ujye muri hoteli bakwishyuriye urya ibiryo bakwishyuriye utembera mu modoka bagushyira bose wava muri sinema akandi kazi karuta ko naka ntako nakabaho kuri jye ni akazi keza kandi noneho uko kugaragara rero bigenda byagura n'imipaka bikagura n'izindi serivisi abahanzi bakadushyira mu ndirimbo zabo ugasanga ugiye mu maklipe nka Bruce Melody niba arangira icyizere akavuga ati mamaze uzungu hino Aline Gahongayire ati mamaze uzungu hino hari n'abandi benshi bari abana Vestina na Dorcas ndi muri clipe yabo iriya filime yitwa iriya ndirimbo yitwa Sibayari irimo ugasanga umaje kugira amaklipe kandi clipe yo baguha gatubutse urumva rero naragumye iwacu se mu nzu sinjye imbere akabara bamenya wakumenya gute filime ni umunyenga sinareba gusa ibibi byayo nanone hari ibikomere bagenda badutera abafana kajya kunukara nk'umufana yanditse uru comment ngo duri rwarukecuru baraje ngo duri cyagikecuru ngo rwarukecuru rw'ururayi mbese kumva arakwibasiye ukavuga uti uduhoye yanankubita ukavuga uti uduhoye yanankubita kuba bakwita igikecuru cy'ikirayi birankomereza singiye kubeshya birankometsa nkumva nkitekerezaho umwanya nkumva ndiye nkaba se koko ndi igikecuru cy'ikirayi ese koko hariho nanduje sida mbese ariko kumva ko ngo rugore ngo ni mama pore ngo rubuze umwana warwo umutekano ako pore ndamuhungabanya pe ni umwana umwe w'ikinege wabaye ikigoryi kubera amafaranga mba ntunze harya miliyoni 80 zarabonetse ribye igiye kuzaza insubiza kuko wazibye baramufashe rero nka pore iyo ngiye kumureba ngira ngo mugire responsable urumva n'umwana umwe dufite imitungo myinshi aha kugira ngo amfashe abayibereye mu bakobwa uko ngiye kumureba nkamusanga n'umukobwa umwe ejo ngasanga bikambabaza rero buriya iyo ufata umwana nka Paul ukamukubita nk'umubyeyi harabifata nabi si uyu mubyeyi arabona umuntu w'ibyanga bingana kuri abambara amukubita amuryamisha hasi hari discipline namureranye yo kunyubaha mbese ibyo bintu rero bigatuma muri komite banyibasira ko urukecuru ngo ko rwarangirwa rwaretse umwana akirira abana ugasanga neza babibasiye umuntu ari filime jone nakinnye yitwa My Secret ni filime y'umuproducer yitwa Karine ica kuri Beora ni filime nakinnye narazengereje umukazana umuhungu wanjye Israel uramuzi director yaje murakora aba ari umwana wanjye noneho abafite umugore we naramuzengereje ngo babyaye umukobwa ngo ndashaka ko banzanira umwuzukuru w'umuhungu ndagenda urugo ndarwibasira ndarutegeka abantu kajya bakira cyejo cyaroze umwana wacyo kiraje kiroga n'uriya mugore umva comment zibakomeye hari ibintu rero bakubwira muri comment kumva bya wabivamo ariko none watekereza ko bigutunze kandi utari kumeze ukabigumamo ntabwo wabyitaho muze we nta comment zijye zikubabaza bo zirahari ariko ngiye ntabwo mbyita umaze kubimenyera rwose niyo wavuga nabi niyo wavuga ute kuba akora akazi kuba uri umwe mu bantu batangiye muri sinema za mbere hano mu Rwanda ikigeragezo cy'ubuzima niyo filime ya mbere yanditswe n'abanyarwanda hari n'izindi zakozwe kuri jenoside yakorewe abatutsi mbere y'ikigeragezo cy'ubuzima wifata gute kuri uyu munsi kuva icyo gihe ukaba ukirimo kandi ugasanga abantu bose baragutoranya bo rimwe na rimwe biterwa n'ukuntu ukina iyo ukina neza
ugakina ibinyabyo kandi muri filime ntabwo ushaka kwigana wowe ugomba gukina ibikurimo ugakina ibyo bagutegetse ukavuga geste ukora ugakora geste zigusanzwemo ntiwigane ngo wabonye izabakoreye bakora bati kuko twa dufite hari umuzungu w'umudage wigeze kumbwira ati abanyarwanda mufite filime nziza cyane ati murusha n'abanigeria ariko icyo gihe yarambwiraga icyo gihe ntabwo bacishagaho icyongereza ati muzajye mushyiraho n'icyongereza cyangwa se igifaransa ati kugira ngo n'abatazi urwo rurimi ariko n'imbere nyine batarabikora ariko urabona kuva aho babikoreye amafilime yabaye meza cyane Mama Zuzu dufite na filime nshyashya uyu munsi twifuza kuvuga abantu bakanayireba cyane mbere yo kugira ngo ngire ikintu mvuga kuri iyo filime reka manze nunganire muzehe ikintu gituma wenda agifitiye icyizere muri iyi industry buriya abantu bakuru muri iyi industry turi bake yego cyane kwa kuba bake rero bareba noneho ahahise hawe se ibyo yakoze yabikoze neza bakabona ya discipline ufite kuva umufilmeka bisaba kuba ufite discipline ihagije ukaba uri umuntu uzi gufata mu mutwe ikindi ukaba uri umuntu utica akazi k'abandi ngo wivange niba uri umukinnyi ujya kwigira umudirector ujya gutegeka ujya kuva ahantu niba kubwira ati Mama Zuzu uko wambaye ntitubishaka kuvuga ngo yanga ibi nibyo byiza bigaragaza kuri kamera ngo bisaba kubaha rero iyo discipline yagendeyemo ni ukugenda yitwara neza no gukora ibyo bashaka bakabona yabikoze neza nibyo bintu bikimuha akazi noneho bikiyongera ko turi na bake abasaza nkawe muri sinema turi bake bikaduha rero ya mahirwe yo guhora rero hari filime turimo gukina ni filime yitwa My Sister icya kuri channel yitwa Mishu Entertainment iyo filime rero ni filime nziza nashishikariza abafana bacu kuyikunda kuko mba ndi umudamu we nkaba ndi umugore wa kabiri nkaba ndera akana ke umugore yapfuye abyara ni filime bazakunda nize kutagafata nabi none toujours mafa urumva babakazi buri gihe n'umugore wawe tutarabivuga filime mumaze gukinana n'izingahe mugire ngerageze kubara ndika ko yanahereyeho ntabwo yarimo n'umugore wa Samusure iya kabiri nakinnye yitwaga Umurabyo ndi umugore we yari Haji ni naho nakwize na Mama Zuzu yego yari afite umukobwa witwa Zubeda uriya Sara uriya muto ukina muri Seburiko yari umwana wacu ariyo witwa Zubeda indi filime yitwa Ikiguzi cy'amaraso ya Israeli yari umusenateri nari umugore we indi filime twakinye yitwa Imboni y'ubuzima byari ibintu byo kwigisha abantu kurara muri Supanete kurwanya malaria byari nka publicité twari kumwe ari indi filime yitwa yandi ya Manuel twagiye gukina wapfiriye muri etaje cyane kuri zacu TV nandi umugore yitwa Ndera ni nyinshi zirenga 10 reba ningi yitwa My Sister umugabo wanjye ni nyinshi ariko nawe ubwo none uri umugome jewe uri mukase umugome jewe muagresa cyane nkamuagresa ariko akafata neza akangurira za kado za anniversaire akambira murakoze mugore mwiza kwangiza nguri intwari cyane mu kwangiza amafaranga kandi ngo yakoze anniversaire namuririmbe yamuzanira kado ngibise nibikingo bingona imbere y'abatumirwa cyane muze ibintu nawe ntabwo ari saa n'izina ry'Imana niko babandege anzaniye kado narayifungura murakoze mugore mwiza kunyangiriza amafaranga nabera nabonye umuproducer unkastinga kangira umuntu mwiza oya cece kataza kwivugana kubyumva uko yakoze ikosa nishurata merci kubera ko yankastinze angira umuntu mwiza waze umugore we akabyara agahita ashaka ingera urera kaka ese kuki bakugira umugome abenshi banza kandi ntabwo ndi umugome nuko uko ndi umuntu mwiza muzima busa gusa ndi umukinnyi mwiza ufata character nkayinjiramo uko bayishaka rero iyo nabitimye nk'uko bakana nabikoze gusa ngira n'igitsure ngira n'igitsure sinkunda amafuti ni ukuvuga rero uko babishaka umwe yabonye nabikoze n'undi ni nkastinga kuri ya scene afite agashaka bari wanjyana rero Mishuku de chapeau yampaye scene nziza itandukanye n'izindi bahenda umugabo iyi filime twayibona hehe iyi filime iri kuri channel ya YouTube yitwa Mishu Entertainment ni filime nziza cyane yitwa My Sister
nabashishikariza bakunzi banjye Mama Zuzu, bakunzi ba Papa Rwasa Nkota, rwose turabasabye iyi filime ni muyikunde, mugende muyirebe, kwirunguruka gusa. Nurangiza ukore subscribe kuri iyi channel yitwa Mishu Entertainment, nurangiza kandi uyisharinge, uduhe na comment tuvuga uti ibi ngibi rwose murimo ni byiza cyangwa se muhindura ha mwongera iminota, bakunda kudusaba ibintu byinshi bitandukanye, ariko musore ko mwadushyigikiye. Episode mumaze kujya ku episode zingahe? Iyi ni season ni turashyiraho trailer baze kuyireba, ariko ibice bya mbere byatangiye njye namaze ntago twari turimo, ntago twari turimo, hari hatangiye abo bandi bakinnyi bari abahoziri ba Sharifu, ni filime irimo abastari benshi, ni filime ikinye neza, ifite amajwi meza, ishusho nziza, abakinnyi b'abahanga, muzayirebe shaka bese mujye kuri Mishu Entertainment. Hari amafilime mashyashya ari guca kuri YouTube meza, abanyarwanda muri kwitondera ikintu cyitwa sinema, ntabwo ari byo gupfa gushyiraho, murategura ishusho ryiza, location ikwiye, bitewe ntabwo burya na location nziza bitewe n'icyo ushaka nuko hanyuma banagende kandi ngewe Mama Zuzu by'umwihariko mfite na channel yanjye kuri kwimana kanitwikire nisabira abakunzi banjye ndabizi muri benshi maje kumunda muri benshi ko iyo nkoze channel ukaza ukama subscribe nkaba maje kugira barenga 2400, no kuvuga ngo mfite abakunzi mu gihe cy'amezi 2, bigaragara ko bazanshyigikira. Rero mukunzi wa Mama Zuzu by'umwihariko mfite channel yitwa Uwiha TV Show, iriho ibiganiro by'umuryango, iriho n'udufilime twigisha urubyiruko, ujyaho ukavuga uti ikiganiro cyitwa Ganira na Mama Zuzu, hari undi muntu tuganira yitwa John Brian niwe dufatanyije, ariko channel yitwa Uwiha TV Show, mujyeho mukore subscribe, murebe ibiganiro nakoze, mu comment, ubundi mushaka munashyigikira, mushaka mena amafaranga muri birenze ibyo byose, nese Imana kwibara, ubundi twarasenze tuburiki, ubundi twarasenze uritarese gutanga nimero ya telefone ntaki umva 0782 664 mushyigikire bashuti banje rwose, nanjye mbashe gutera imbere, mu nyohereza amadore wa diaspora. Mboneraho no gushimira aba diaspora, hari aba diaspora ntari butangaza amazina ariko nandi buvuga ibihugu babamo. Hari umupapa w'ishiti yanjye uba muri Finlande, naragushimiye cyane ku musanzu wamaye, naye nasabye ubushize ngo abantu bamfashe kubona kamera, ntabwo ndayibona ariko nabonye ko abantu byashoboka nayibona, ko namaje kubona no bakunzi banshyigikiye. Hari abandi bari mu Bufaransa, hari abari mu Bubiligi, hari n'abandi bari mu Rwanda benshi, inkunga mwagiye munyohereza kugira ngo nzabashe kubona kamera, nukuri ntabwo nayarenda cyafite, nzagenda nyabika buhoro buhoro, Imana nibishaka kamera nzayibona. Kongereho ku muntu wifuza gusapotinga uyu mubyeyi Mama Zuzu, numwe mu bantu bakuru bari muri sinema, kuki twabakinege ahubwo tubaza nibadufashe badushyigikire, tuzamuke tubakore ibintu bashaka, za nama bifuza tuzitange, be kutwangira ibyo dukina, ahubwo bavuga bati wow ibyo bintu rwose nibyo, hari aho biri murimo murigisha urubyiruko. Ko niba nigishije abantu ko abana baza nkababera shuga mami, nkabatera sida, nkabaha amafaranga, namara kubahaga nkabirukana nkazana abandi, hari aho biri. Uriya mwana niba amaje kumukongeza sida, nabona ntakimushaka nkafata undi aragenda akabaho nabi kandi anarwaye. Ibyo bintu rero birahari mu rubyiruko, biriya ni n'ubutumwa. Tunagira inama urubyiruko aho kugira ngo rwishinga bashuga mami, ahubwo nibagende bashakisha imirimo, bakora ibishoboka byose. Wabura akazi ko mu biro, ukoresha amaboko, ukoresha ubwenge, ushaka kuza mu iduka rya Muzehe Nkota ukavuga uti wakuzanira abakiriya wa mahanga he, ukagenda ukamuzana, niba acuruza amateleviziyo, amapasi, ibiki byose ugakura, ugatekereza cyane, kuko kuba Kigali Gerard nugukanura ntabwo uzaryama, ubundi ngo iyo by'ibitotsi usarura ingonera. Ariko hari no kubwira ko kujya muri abo bashuga mami, Muzehe naza kutubwira kujya muri abo bashuga mami n'abashuga dadi, nabwo ngo nugufunguka amaso, ngo bafite amafaranga kandi babuze ubu bakorera akazi. Uretse se ndashuga mami za zirwaye nka mama Queen, kuko aho hantu ndwaye nitwa Mama Queen, ntabwo ndi Mama Zuzu aho ndi Mama Queen. Mfite umuntu w'umuhungu natoraguye mu muhanda, ari bogari ukennye, witwa Xavier, ndamwondora, ndagize mugira umugabo wanjye aba yiraye ku mukobwa wanjye, bamuteye inda, sida ningarukiye se nayimuteye, arajya yiteye umwana wanjye. Umwana wanjye nanjye mana mufuye nukantwari umugabo batorongera arigendeye, kugeza uyu munsi Mama Queen sinzi ahantu aba. Mbaje kubona umwana amaje guhaga Jado, yambaye neza, abaye boga, yogosheje neza, ry'imireti, ati nkaguharika
hari akandi kana kaje iwanjye mbere nyirasenge bagati kuyindinda nako kaba sida karayitwaye biturutse kuri wowe. ubwo nanone sida irimo iragaruka deje mu muryango wanjye urumva birangiye umugore w'inshuti yanjye aje kunsura ariko se mama Queen ko wahiriye wifitiye agahungu kagufasha umugabo wanjye ko ari igisaza nta kintu ashoboye nta kuntu nanjye wampa pase ntitubwire Jado nitubwire nani nde Saviye babahanye nimero aho kugira ngo amushakire undi abantega papa urumva urugo rwanya ni filime nabagatwaye se ubwo nawe arajyana ashyira umugabo urumva sida ni ukuvuga ngo sida ni uruhererekane abantu basigaye bavuga ngo ni umuturanyi mwiza ngo muraturana mukarambana ngo kuko ntawe ukica ariko sida burya iyo umugera runaka winjiye mu maraso uko byagenda kose ntabwo wakwisanzura nk'umuntu muzima rero inama tuba dutanga ni urwo ruhererekane bigaturuka ku muntu umwe bigakwira mu bantu benshi kandi bikagenda bigira ingaruka mu bantu cyane mu rubyiruko rero aba bahungu bavuga ngo harimo akantu nibyo karimo ariko karimo gahanda ariko icyo ugomba kuvuga ngo shugama aragufata akakujyana iwe akagutegeka ibyo ugomba kumukorera amafaranga ukarya wishyuye wowe kujya mu bya shugamami ngo gutsibura niba ari ugutsibura niba ari gupfubura ibyo bintu vraiment shugamama aragushuka akaza akakugeza iwe akagukoresha ibidakorwa kuko aba akuyoboye bagufashe gutya ahubwo urakora ibikora ibi niba bitakunejeje ukabikora kugira ngo aguhe amafaranga muze kubwira ni nk'inama ki wagira umuntu uri kutureba muri kano kanya birashoboka ko yihebye yabuze akazi uyu munsi aravuga ati ebana no kwica nakwica ubone wishora muri ibyo byose wamubwira iki ubundi akazi ntabwo kabuze haguruka ukore ugushakishe mu buryo bwose ufite amaboko cyane iyo ufite ubwenge ukagira n'umutwe utekereza ntabwo wabura icyo ukora muri iki gihugu ntabwo wajya kwiroba mu bintu bya sida ngo wabuze akazi urashaka amafaranga y'ubusa erega niyo atakwanduza niyo sida akazi karahari akazi ntabwo kabuze reka nkubwire niyo atakwanduza iyo sida ariko uhora uciriritse munsi y'ibirenge bye tuvuga ushatse shugamame nka mama Queen sibyo uri umusore muto ufite imyaka 28 nturajya no kuri 30 kugira ngo uzacike mama Queen waciye imbyaro utakibyara ujye gushaka umuryango wawe abakugenda abagufuhira icyo gihe ukomeza uri mu birenge bye ukazanda usaza nta kana kubyariye nawe ubwawe ayo mafaranga urimo kumuryango watunze wenyine ugasanga arimo arakudindiza kugira ngo azakure kure keretse umwishe cyangwa ukamutore kujya hano reka dusoze ku kintu ndashaka ko hari umuntu nko mu kigali cya Queen ubushize twakoze ariko byari kuki utabwiye mu Queen ngo reka vuge mu mazuzu kuki utabwiye mu mazuzu kugira ngo twibwire ntabwo tukamumenye ni muntu ki mu buzima busanzwe na nkota atwibwire bose mu buzima busanzwe ni bantu ki murubatse mufite imiryango harimo umuntu wenda kuri iki kiganiro agakomeza kugira ngo umugore n'umugabo reka duhere ku mudamu Ladies First jewe amazina yanjye bwite ubundi nitwa Uwimana Hamida ariko nyine nk'akazi nkora ko gukina filime maje kugira amazina menshi agiye atandukanye buri muntu anyita iryo ashaka bitewe na filime yarebye ndi umumama mfite abana 3 n'umwuzukuru umwe mfite rero urugo ndatuye ariko nta mutware mfite ndi single mom bitewe n'ibibazo nyine by'urushako rw'iki gihe bwa mbere narapfakaye ubundi ndashaka nshatse ntibyampira ubu ndirerera abana banjye nkishakira ubuzima ngahiga Imana ikadushyiramo akantu nkabona biragenda nk'igikondo ndi umumama nkunda kuvuga ngo wakuye amaboko mu mufuka wigize kuko hari abamama wenda amara guhura n'ibibazo by'urushako kumva ko agomba kwiyandarika cyangwa se guca inzira z'ubusamo kugira ngo agire imibereho mama Zuzure ntabwo ugiye ari uko situation y'ubuzima bwanjye iteye ndi wa muntu ahuye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima ariko mbyitwaramo gitwari aho ngeze ubu ngubu ndashima n'abana amaje gukura urumva niba amaje kugira abuzukuru amaje kuba umuntu mukuru urumva rero sinema ikabimfashamo amapibirisi akabimfashamo amakinamico akabimfashamo n'utuntu two kuba umunyamujyi ugakora utuntu dukomisiyoneri ukagenda ugacuruza bikanga ejo ugacuruza iby'abandi bikemera gutyo mama Zuzu utubwiye ko waje gupfakara wanapfukamije jenoside yakorewe abatutsi nabwo uza gushaka ubwo ntirwakunda iyo story yawe irahari ni ikiganiro inkuru yanjye naragitanze ndashaka kumenya uyu munsi ntabwo ujya ubona abantu bakwinjirira
cyane bashingiye ku kintu cy'uko udafite urugo udafite umutware. buriya rero umugore wese wibana nubwo njye nakubwiye ko njye mfite ikintu cy'igitinyiro bantinya ariko ntibaburana ba bandi nyine bigiriye icyizere akaza akanshotora. ariko ubu hari ingamba nafashe nk'umugabo wambaye impeta njye mbyita ngo ni kashi pawa amubona yambaye alliance gutya nkabona aje kumbwira ngo hayi mama zubu ndabubwira ni go away go ahead jya kure yanjye singushaka mbabarira njyewe ntabwo ndisiniya niyo bariraho basangira nta nubwo ndi pièce de rechange ugenda ufata pièce ukaza ugashyira mu modoka yawe banamushyiramo no njyewe ndi umama wiyubashye witunze ntabwo nshaka gusenyera undi muntu. narabikubwiye mu nkuru yanjye njye nashatse umugabo w'undi muntu ntabwo byampiriye rero njye nakuyemo igikomere maze gukuramo igikomere rero urumva kuvuga ngo njye nakongera gukundana n'undi mugabo ufite urugo nanone nukundi kwisubiza inyuma. ikindi sinakundana na rwa rubyiruko ruri hasi ngo nongere nitwe sugar mami kandi nk'ibyo nkina nuvuga ngo ndinde icyubahiro cyanjye kugira ngo ibyo nkina muri filime bidahura n'ubuzima bwanjye busanzwe. nkirinda rero umuntu nsabye urukundo nkabwira ko ntarwo ngira kwanjye rwarapfuye no kuruzura biragoye ubwo nyine mpita nkuhakanira. umuntu ufite urukundo koko ubwo se yaba afite urukundo nkanjye mama zumajije gukura sibyo ariko ntabwo ukoze ku buryo utakunda nakunda afite umutima ukunda ariko nabanza nkareba ngo uyu muntu ninde ankundiye iki mbese ankundiye iki niba afite urugo arankunda ankundiye iki kugira ko ngira biro adafite urugo twaganira ari mukuru kuko ngira kondisiyo umuntu uri munsi y'imyaka 40 rwose bye bye nta kintu bari abantu njye mvugana nawe kugira ngo ndwanye rya zina ariko bitavuze ko nanjye ntari umuntu ndi umuntu mfite urukundo ariko rwarapfubye nyine urumva narapiriranye. rero mbonye umuntu uza akaruzura twabanze tukaganira nkareba niba ajyanye n'ukuntu nifuza umukunzi yaba ameze. yego uze uwo uri muntu ki hari umuntu kureba akoze mu bintu bitandukanye mu mapublicité tujye tubona ucamo atandukanye amabanki insurance n'ibindi bitandukanye turakora kuri televiziyo cyane pe kuva kera tukubona mu filime atandukanye ariko umuntu akibaza se uyu musaza ni muntu ki arubatse ntiyubatse ni uri muntu ki ubundi yewe nitwa Nkote Eugene mu basore dukina na filime kubera ibintu by'urwenya guterana urwenya banyita Petit Frère. nanjye niko mwita nawe niko nyita Petit Frère. ni ibintu byo gusabana nkaba ndi umugabo ndubatse mfite abana bane na madame ubundi nkaba ndi umukinnyi wa filime wabigize umwuga bya publicité noneho ubu ngubu niyongereho no mu bintu byo kujya gusabira abantu mu bukwe. urumva ko cyane ikintu cyabinteye ibyo byose no kugira ngo nubahishe izina ryanjye nanze ko izina ryanjye ryangirika kugira ngo burya nicyo kintu cya mbere muri filime ujye wirinda ikintu cyagusebya kugira ngo izina ryawe ryangirike. nk'abantu nkatwe tuzwi ushobora gukora akantu gato ukumva umuntu yagufirimye aragufotoye agashyize hariya ugasanga noneho wataye agaciro icyubahiro cyawe kirangiritse cyangwa se bakubonye wasinze uri mu kabare ibintu by'amakurana n'udukobwa n'utwana n'iki ubuzima se ntabwo unywa gasembuye no kunywa byo nta kibazo wanywa ariko ukayinywa mu rugero ugataha. ikintu cya mbere burya mu buzima ni ukugira disipurine ukubahisha izina ryawe ukanga ko izina ryawe ryangirika naho ubundi ibindi byose ubigeraho nta kitashobora kugera. ikindi kintu ushaka kubwira abantu bakurikira ejo batazananyima akazi nka sufura amazuzu ntekera ubukwe n'ibirori nugira anniversaire nugira ubukwe wawe nugira graduation uzantumire nze ngutekere ndi umutetsi mwiza cyane kandi wabyize ubimazemo igihe reka ibiryo biryoshye nugira ngo ndabeshye uzantumire ume nka senkanire ko nagutekera ibiryo mu rugo karyo kumva biraryoshye. urumva rero ako nako nakazi nkora kakandi gatuma nyine umuntu abasha ubuzima kwisunika. ikindi buryo uri wenyine nk'uko nguku ntiwigire ukumva ko utegereje ko ubuzima bwawe utegereje ku wundi muntu ugomba kuguha 1,000, 2,000, 3 ntihandi baragusuzugura. ariko iyo wigize ukigura umwenda ukigura amavuta yo kwisiga ukigura ukweto ukitegera nta muntu wabona ahantu aguhera
burya iyo wisuzuguye rero ugahora wumva ko ziradazampa 5 mzee nkutazama 1000 ugahora aho ngaho ni buri wese ushobora kukwinjira abona ahera nkanya amazu zira bashaka kumenyera nta muntu wabona ahera ko nakuye amaboko mu mufuka nibyo reka tunagane ku musozi w'ikiganiro cyacu nta kindi umuntu yarenzaho ikiganiro cyiza tumaze kugirana cy'abahanga dufite muri sinema yacu y'u Rwanda kandi batangiye kera mama yatangiye 2008 iyo ni imbere 2005 2005 kera kabisa abenshi navuga ngo bavutse muri za 2005 n'abasore n'aba ahubwo harimo abo mbona dukinana bakangura bati watangiye filime turi muri primaire ati tukakubona uri muri primaire turi muri primaire ati none tugize imana turiho turakinana kandi iki gihe nabwo ntiwangana gutyo ujye usaza n'agasaza bakirwa mu bana utaza tubwira ngo nicyo ukoresha utwo twana nyine ibanga ni ukwisazura ibanga ni ukwisazura mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro mwakoze cyane mwakoze nawe